byo kuri gupostinga amafoto wifotoye kunyo wifotoye mu mbavu wifotoye aha wigeze gutya uri gitangaza uri maneke uruzuye reka have ugire taye nziza mu mwuka ntabwo kijya mu ndangamirwa utwo dufilime umuzungu arandekura umuzungu arandekura nkagenda nkikubita Sodoma nkikubita Remera urumva bahita mu mikino ahubwo ikibazo cyabayeho sha Prudence zabuze sha narababwiye ndababwira ni Nyarugenge yabigoranye cyane ko abona indyo nk'iyi ngiyi uretse igihe wese ugira ngo harinde kuko wese igihe cyose ababyeyi mukibwira abana ko gukora imibonano mpuzabitsina ari bibi murababeshya byishe ndetse mu nda y'abarawibuka agakingirizo nzovu agakingirizo ndakibuka cyangwa nawe reka nakwihaba ngo ndakibuka oya ndakibuka kari karamutse kanabuze incungano ngendana incungano hari agashashi k'isukari nkashaka na fimbo nibura ntambara kugira ngo ndwaye sida yewe nkazirika ukazirika ibihugu bitatu bitanyuzwe nara cya mbere ibihugu bitatu za Cyangugu Kayonza turekene muri Adoros ubona umwana mwiza ukagira ubwoba bwo kuba wagenderaho byandi bitadushaka kizimba ikibazo kiriho udukingirizo twarabuze barajya kutugura bakatubura muri botike naho tubonye turaba twiguhenda umunyamuzima ko twifitiye rwose sinzi ahantu yagiye yaradufashaga haba na saa sita z'ijoro yarakomangaga gutya ati ndi runaka urashaka iki rwose ndashaka mituweli mfasha ndikumva nyikeneye ati mwana wanjye nta kibazo agakingura ati urakeneye tungaye ukamubwira umubare twikeneye none ubu rwose twararenganye twarwaye ibintu mu mugongo ntabwo turimo turakora imashini zacu ntabwo ziri mu kazi nimero kopozi isehoga telefona neza umurongo aho hantu baba bari gusambana amaze kungwira aba aransunitse amaze kunsunika asubira inyuma areba hamwe yari yasize amapantaro ye ndabibonera gutya sigarana n'umugore nta kantu yambaye natoraguye na mayo ubu mayo ye ndacyanayibitse irimo aho mu ikote irimo ndumva itavu dore ngiyi iyo niyo umugore yari yambaye bura ntago yakoraga akazi neza se ntiyabikoraga ntabyo yakora nawe nguri none se yaraye abafashe agomba kumfata natangaga ibyanjye ese hari ibyo natanze iyo ntayifite se ariyo yampaye ngo mubikire ese muri mu biki waba umugabo subiza icyo kirimi wifotoze neza nk'abantu b'abagabo ifate neza cyane ifate neza teye imibare waba wararyamanye n'abantu nk'abangahe wagiye uhindura ntabwo namenye umubare ntabwo ndi gukora muri magana ane nka baritaza magana ane mu mwaka
bari gukabakabamo oya turi mu mwaka uri kuvuga bose hamwe abantu mwaba mumaze guhura kuva igihe natangiye ese watangiye kuryamana n'inda ufite imyaka ingana mfite imyaka 10 nari mukuru uragenda uramubona birige basigaye batangira bafite 10 ntabwo ndi kuvuga gutangira gukora ibyo bintu kujya kugura ukishyura ukamubwira ati ngaya nk'ibyo bintu 17 waragiye uriyishyurira icyo gihe niba atari ibanga cyangwa ubyibuka wamuguza ngaha ntabwo namuguze naguze inzoga gusa ndabwiye ahita guha ni umukecuru witwa Nyabara 17 urongora umukecuru witwa Nyabara yari abananiye umwaka ni umugabo wanjye ariko azisha yitwaje umugore w'undi mugabo murebe ukuntu nabaye ukuntu yangezeho cyambabaje cyakubaye ukavuga ati aha hantu byagenze gutya cyambabaje ni naho navuze ko inda naziretse muri 2022 ni inda nkubisira nkubita imbavu irazimena namaze nk'icyumweru mu maso harabyimbye icyo gihe nagiye no kwirega kuri RIB Gikondo bampa igipapo njya Kacyiru ariko kuko nari naramudamye kandi mama we tuziranye buriya rero iyo wadamye umuntu kugira ngo bamufunge yaragoye ko kwicya kimana amafaranga nese mubabarira umukonyi ariko ukunda abakonyine rega buriya bararyoha naka turashaka kwiyana tugasenya kuko dufite umuzimu dufite nyabingi tubona amafaranga ko ntitumenye aho anyura uhabura ari igiswahili n'icyongereza cyangwa igifaransa buriya ni igicyumvara muri ibyo byose kuko ndi mu gihugu cy'u Rwanda ngewe numva ikinyarwanda cyane twagiye ariko icyongereza ntabwo cyane oya bitewe n'igihugu ngezemo iyo ngeze mu gihugu kivuga icyongereza mvuga icyongereza uyu kandi turi mu Rwanda neza njya kuvuga icyongereza turi mu Rwanda rindira ahubwo ngewe tuzajyane mu Bwongereza umve ko ntazavuga icyongereza twakoze practices oya parike mvuga icyongereza ndi mu Rwanda vugana izina ryawe mu cyongereza twumve mu cyongereza izina ryawe mu cyongereza je m'appelle Nzovu none se Nzovu ni nk'iki umuntu yagukorera kugira ngo ukizwe wankorera kugira ngo nkizwe kereka ufungiranye we mu cyumba ugashyiraho ingufuri ukangura agakesi ka Knowless ukama n'akadobo ko kunyaramo sinsohoke ngo njye hanze kuki se ntagomba gukundana birirwa bakubomora wagicucu wese bamba mu rugo wagicucu wese reka nkubaze nta rukundo ugira wese n'iki gukunda umukobwa nk'uyu nguyu niko utavuga ko wowe udashobora kumurongora kandi baba banshaka ari benshi keretse niba hari abagushakamo umuti naho ubundi ubukeremo amavaye akaba afite na etaje Anita Pendo namubwiye ngo iki wo kuri televiziyo sensabye ukundi nkamwangira kweshya niki bimbwa na nyuma ya kamera ndetse wangu wanyemera njye sari igihombo mbifitemo reba agiye gucira inkonda ngo manifu ahubwo nyabyo ababyeyi bawe na kimwe bigeze bakuvuga umubyeyi avuma umwana umunyari nawe muvumu barakuvumye izina ry'Imana umunyari nawe muvumu navuga ngo kayina amaze kwicaberi ababyeyi agize gutya ngo urakariye akagize gutya kanya ngo mama barabyumvise ndwago yagututse kuri mama wawe birangira mama waragukubita aramutse kubona yamutukishije aho ababyeyi ba kera nabo bifuza ko hari umuntu wabatuka bafite icyuma ayo gusa rero yankubise ivi mu mutima nzana urufuzo ngenda gupfa ndanyaruka ndasuragura inzu 102 bye